abajene bakishijwe dufite amakosa yuko abantu bamamaza ibirwanya ubwami bw'Imana nitwe ba sponsor babo. Nshatse kuvuga ngo amafoto y'urukozasoni turayikinga, amafilime y'urukozasoni abajene barimo barangariyemo. Bari abantu turamutse tubimye views zacu dukoze unfollow tugakora ishyirahamwe ry'abajene bakijijwe ibiri gupfa nyine. Kamuhurugire uyu munsi abajene bari mu isi twita secular monde ni beza cyane ku kintu cya social media, ariko abajene bari mu nsengero ntago turabona vibes, kankoresha ijambo ryiza turahuriraho, ntago turabona vibes zabo ziri show kuri social media. Ni iki giteye ubwoba? Hari ibintu byinshi uri kubona muri iki gihugu cyangwa no muri aka karere kacu, uri kubona ko generation yacu tugiye guhangana n'ikindi kintu gishya ababyeyi bacu batahanganye nacyo, umwuka w'ubutinganyi. Natwe yo wegereye abajene bakubwira ko ababyeyi bacu batatwumva, ntago batwumva, ntibadufitiye umwanya. Most of them na abajudge aho kuba aba advisor bacu, ahubwo ni abacamanza. Ni abacamanza barakurebana umwuka wo kugucira urubanza. Ubu ngubu mu matorero no mu madini turabura abashumba. Njye nkoresha WhatsApp gusa, ntabwo mfite Instagram kubera cyambere nabonaga njye nta kimariye. Cya kabiri numvaga nyine umwuka wera ntabwo yigeze ambwira ati ukoresha, ntabwo yigeze anyemerera kuyikoresha. Ariko wenda ubwo ngiye hari byinshi twahurirayo, hari ibishuko byinshi, kandi iyo udafite imbaraga mu buryo bw'umwuka bishobora kugutsinda. Reka mfite inkuru mbi rero ariko bimereye abati agakiza kari mu mutima ntabwo kagaragarira inyuma. Oya, agakiza kagaragara n'inyuma. Kagaragara inyuma, ntabwo wazuka wambaye ubusa ukambwira ngo ufite agakiza. Abantu bambaye ubusa bari mu rusengero kandi urababona nawe. Yego, ni ibishuko biri gushishikariza abantu kujya kunywa, ikababwira ibyiza by'urumogi, ikababwira ibyiza byo kwambara ubusa nk'uko twabivugaga. Ni ibintu byinshi. Nanjye ikintu misengeraho ikibazo gikomeye, ntago ntekereza ko twigishijwe umwuka wera kugera ku kigero tumumenya twange kumwumvira tumuzi. Yego, nimba ubibona neza iyo uvuze ijambo umwuka wera. Turabaramukije bakunzi bacu, bakunzi ba Agape TV, bakunzi ba Lifetime Revival. Nishimiye kubaha ikaze muri umwanya w'ikiganiro. Ndi kumwe n'abajene biyemeje kuzana ububyutse Imana bakoresheje kugira uruhare mu bubyutse. Turi kumwe rero kugira ngo tuze kuganira, muraza kumva icyo badufitiye. Mbaha ikaze, nitwa Theogene Uwiringiye Imana, harimo abanyita MC. Mwese ndabahobereye aho muherereye. Kuri kamera hari Jado, ndamukije abari mu Rwanda, mu ntara zose, Afrika, Iburayi, Oceani, Azi ndetse no muri Amerika. Ubwo haraho usize? Nizeye ko ntaho. Umeze neza Bonere? Ndashima Imana. Ewana, nishimiye kukuramutsa. Nukuri nanjye ndanezerewe kurebana nawe mu maso. Urabona ameze gute se? Warazi ko ndi umusaza, arimo ambwira ngo babazi ko ndi muzehe. Buriya se? Ntabyo mbona. Urabona banshyira muri Youth Time Revival. Ubwo suri hanze yayo. Urabona nabasha kugenda. Haracyarimo intambwe nyinshi rwose. Turi kumwe rero n'umujene, ni nawe duhereyeho Bonere. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, wamaze kumvuga. Nitwa Kalisa Bonheur, ndi umujene. Ndashima Imana. Yego. So nibaza ko ari ibyo rero. Imana ishimwe cyane ku bwawe, turakwishimiye. Uwo mukobwa mu mumpere mikrofone nawe yivuge. Nitwa Nzamaramba Julie, nanjye ndi umujene ushima Imana. Ivugana ryari n'abantu bakuze kugira ngo abandi banze kuri Minyoni. Okay, Minyoni izina ni rikujishe. Niko abanyarwanda bavuga. Nitwa Ngirinshuti Olivier. Imana ishimwe cyane. Tubahaye ikaze rero mwese, twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Mbere yuko dutangira dusobanura Youth Time Revival, reka n'ubundi Bonera dusengere kugira ngo bane natwe muri umwanya bigire impact ku bantu baza kubikurikira. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuganira
na bene data bari hirya no hino hatandukanye. Dusabye umwuka wera kugira ngo aze muri byinshi tuganira maze abisobanure kuruta uko twebwe twasobanura, kandi atwigishe aduhishurire kuruta uko twebwe tumenya. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe, kandi turagushimiye kuko ubutumwa uzabukoresha icyo ubuzaniye, n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Umuntu wumvise ijambo Youth Time Revival cyangwa se nabonye ino myenda mwambaye yanditseho gutyo, mwamubwira ko muri bantu ki? Icyo ndibuhera. Murakoze cyane. Youth Time Revival ni ijambo ry'icyongereza, ntekereza ko mu kinyarwanda youth ni urubyiruko, time ni igihe, hanyuma revival ni ububyutse. Byanga byakunda ni urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Yego, nicyo mushaka, ni nayo ntego yanyu. Umuntu hari ukuntu twaga tubaza ngo muri bande muragenzwa n'iki? Okay, ubwo icyo ni ikibazo cya kabiri. Nacyo turakivuga yanyu cyangwa se impamvu ya Youth Time Revival. Bwo muri rusange Youth Time Revival twumvisha icyo ari cyo mu kinyarwanda tugenekereje ni urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Mu by'ukuri nta gihe na kimwe Imana yigeze itekereza urubyiruko rutari muri revival, rutari mu bubyutse. Bivuze ngo ibintu turi gutekereza n'ubundi Imana yari isanzwe bitekereza. Muri Bibiliya niho bavuga ngo muri iyo minsi abasore bazahanura. Byanga byakunda rero ibintu Imana iduhamagariye ntabwo ari iby'aka kanya, imaze iminsi bifite mu gitekerezo cyayo ko urubyiruko rugomba guhora muri revival. Youth Time Revival rero nk'itsinda ry'abajene b'abanyarwanda, nekereza ko vision yacu ntabwo ari njyewe na Minyoni na Olivier, ni vision y'abajene bakijijwe, ni vision iri mu mutima w'Imana. Iri muri Jeremy 31:33 havuga ngo nzabaha imitima mishya, nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Iyo niyo vision ya Youth Time Revival uyu munsi mbona ntekereza Imana iri kutubwiriramo. Hanyuma turibaza ngo vision ni ikintu kitimuka, vision ni ikintu gihagaze ahantu wowe ugomba kugenda ugasa nacyo. Byanga byakunda turi gutekereza kuri generation yacu. Generation ubundi iri hagati y'imyaka 15 na 40, kuva ku mwaka 0 kugera kuri 15. Ubwo mumereye kuri 15 kuko niho umuntu abageze ushobora kubona icyo ashobora gukora muri societe y'abantu benshi. So byanga byakunda rero iyi generation ya hagati y'imyaka 0 na 40, vision Imana yifiteho nuko haboneka generation y'abantu bafite amategeko y'Imana ariko atari mu nyandiko, yanditswe mu mitima yabo. Dukeneye kubona mu gihe kigiye imbere gatoya generation y'icyo gihe ari abantu bafite gutekereza kwa Kristo. Hanyuma mission ya Youth Time Revival iri muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19. Hari amagambo avuga ngo muhaguruke mugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa bwiza, abizera mu babatize. Byanga byakunda kugira ngo tubashe kwinjira muri iyo vision yo kugira igisekuruza gifite gutekereza kwa Kristo, ni ngombwa ko uyu munsi dutangira tugahaguruka. Ni ngombwa ko twicara kuri iyi kamera ya Agape TV muri studio za Youth Time Revival, hanyuma tugatangira kuganira. Tuzagira rero igice kinini cyo gutegura generation y'abajene. Mu magambo make ndumva bisobanuye neza. Urakoze cyane. Olivier, reka kunganire mukora iki igizwe n'abandi? Murakoze cyane. Bonera amaze kubivuga. Youth Time Revival igizwe n'abantu abajene bakijijwe bizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ni igitekerezo kimaze igihe kinini mu mutima w'Imana, ariko twe nta myaka irashira irenze 2 tucyakiriye. Abantu bakirimo rero ni abajene bo mu madini n'amatorero ashingiye ku kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Nibo bari kugenda biyegeranya kugira ngo dutangire kwibaza ngo generation yacu mu myaka 40 iri imbere tugiye gukora iki, tugiye gusavinga gute mu bwami bw'Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 10 mu isengesho rya Yesu, ubona Yesu asenga aravuga ngo ubwami bwawe buze. Abayigize rero iyi Youth Time Revival na abajene turi kwibaza ngo ni gute amahame y'ubwami bw'Imana ashobora gukorera mu gihe cyacu.
dufite amadini n'amatorero dusengeramo, dufite imyizerere ishingiye kuri Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko turi kwibaza ngo ni gute amahame y'ubwami bw'Imana yatangira kuyobora generation yacu. Ba papa na ba mama barakoze, bafite achievement, bafite ibintu bagezeho bafatanije n'umwuka wera mu kumwumvira. Dutangiye kwibaza ngo twebwe ko igihe cyacu cyageze, tugiye gukora iki, tugiye kubigenza gute. Youth Time Revival rero yo dufite umushinga w'abajene uri mu byiciro bigeze nko kuri 5. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'amasengesho. Iyo umuntu atekereje ububyutse, kimwe mu bintu bishoboka byizewe, bumwe mu buryo budahusha, urebye n'itorero ryo mu kinyejana cya mbere, kimwe mu bintu byazanye ububyutse mu gihe cyabo kugeza ubwo ubutumwa bukwirakwira ku isi hose, tukaba twarabaye abizera bangana nk'uku nguku abizera bari ku isi bangana, ni igice cy'amasengesho. Muri Youth Time Revival rero dufite department y'amasengesho. Ni igice cy'abingenzi cy'abantu bari kuza imbere y'Imana igihe gihagije, bakingingira urubyiruko, bakingingira generation yacu, tugasaba Imana ngo mu gihe cyacu uduhe ububyutse, uduhe ibihe by'amateka natwe. Tumajya twumva ababyeyi bacu bavuga ibihe babayemo by'ububyutse, ariko natwe mu gihe cyacu dukeneye kubona imirimo y'Imana. Igice cya kabiri kiri muri Youth Time Revival ni igice kigizwe na ICT na media n'ikoranabuhanga. Iyo urebye muri iyi generation yacu usanga abajene, urubyiruko, abantu bo muri iyo myaka yacu, dufite umwanya munini kuri social media, dufite umwanya munini mu gukurikirana ibitangazamakuru, mu gukurikira YouTube channels, mu kureba ibyanyuze kuri Twitter, mu kureba Facebook, Instagram. Duhagurukijwe rero no kugira ngo twibaze ngo twabigenza gute kugira ngo ikoranabuhanga ICT ntikomeze kutwiba urubyiruko, iba ahantu satani agira ikibuga cyo kwica abantu mu mwuka, ahubwo tuhahindura ikibuga cyo gukiriramo abantu mu buryo bw'umwuka wera. Youth Time Revival ifite department ya gatatu ijyanye na parenting. Kimwe mu bintu tubura abajene, abafite impano zamaze kugaragara zo mu buryo bw'umwuka, impano zo kubwiriza, izo kuririmba, izo gusengera abarwayi, n'izo gukora indi mirimo idakorerwa mu rusengero. Kimwe mu bintu twamaze kubona mu byuho dufite nuko abajene benshi ntago bafite ubarera, ntago dufite ababyeyi bo mu mwuka. Ubajije abajene benshi bakijijwe ukababwira ngo spiritual father wawe ninde, usanga abajene benshi birera. Ibyo rero bituma dukora impanuka nyinshi mu buryo bwo kwizera, kubera ko tudafite ibyitegererezo. Twiteguye kwicara ku birenge by'ababyeyi bacu, tukabashyira muri uyu mushinga witwa Youth Time Revival, tugatangira kubavomamo bimwe mu byo bagendeyeho mu gihe cyabo cy'ububyutse bwabo. Iyo ni department ya gatatu yitwa parenting. Youth Time Revival ifite igice cya 4 cyitwa outreach. Iyo urebye imiterere y'ivugabutumwa muri iki gihe cyacu, usanga igice kinini ari ibikorwa bikorerwa mu rusengero. Hari service zihabwa abantu baza mu rusengero, kumva ijambo ry'Imana, kwihana ibyaha, kuramya Imana no kuyihimbaza, ibyo bikorwa byose. Ariko turi kwibaza ngo ko dufite igice kinini cy'abajene hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, batajya bagera mu nsengero, twabigenza gute kugira ngo tubashyikire? Dufite rero department turi gutekerezaho, umwuka ari kuduhishurira y'uburyo dushobora gusanga abajene aho baherereye. Iyo department tuyita outreach. Outreach ni man to man preaching. Twabigenza gute kugira ngo umuntu uri ku kazi mu mujyi, mu gakinjiro, taximen, ukora imirimo isanzwe, tumubwira ubutumwa bwiza kandi twebwe tugendeye mu murongo wa Yesu, tumumushyiriye, tumusanze aho ari. Urabona ko Yesu yajyaga abwiriza mu rusengero, ariko inshuro nyinshi yarasohokaga, ba Petero yabasanze ku mazi, yasangaga abantu aho baherereye. Igice cya 5 cyitwa Youth Time Revival All Domains kizahuza abajene cyane cyane, ariko noneho tugenda tugihuza n'ibintu bigezweho. Hari ibintu by'abajene bita trends, hari ibintu bigenda bitrendinga muri iki gihe. Kanya ndaje mbibabaze. Yego. Hari trends zihari none, nabyo dushaka kubikoraho, kubera ko mu mutima wacu kandi ari nawo mutima w'Imana harimo igitekerezo cyo guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima tubayeho. Ijambo ry'Imana ntibibe stories, ntibibe inkuru za Abrahamu umuntu yumva kumva ni inkuru za kera, ahubwo tubizane mu nkuru zacu za none. Duhuza ubutumwa bwiza n'inkuru zacu z'uburyo tubayeho none. Ndumva mu magambo atari maremare cyane, gushyira mu bikorwa umushinga wa Youth Time Revival, ureba abajene bose bari kudukurikira, tumaze guhishurirwa ibyo, ariko n'abandi bazagenda batujoyininga, imiryango iracyafunguye. Barakoze cyane.
ubu nibwo buryo bwa mbere twatangiyeho. Ubu turi kubwira abantu bakurikiranye Agape TV na Youth Time Revival yuko twageze igihe cyo gutangira kubegera, baze twiyegeranye, nta muntu hejwe, umuntu wese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza turamuhamagarira kuzana umuhamagaro we, abaririmbyi, abacuranzi, abahanuzi, abakora imirimo isanzwe yo mu buzima busanzwe, impano zisanzwe, imihamagaro isanzwe. Twatangiye gutera intambwe ya mbere, amasengesho tuyamazemo iminsi. Tumaze iminsi dusenga, twateye intambwe yo kubegera. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Mushiki wanjye Mignone, nubwo wampaye amabwiriza ariko sindi wiyubahirize, yari yamwe ngo simubaze cyane, ariko nta nubwo ndi bukubaze cyane. Kuva wakwinjira usanzwe wa mu itorero usengeramo, niko mbitekereza, ariko aho winjiriye muri Youth Time Revival niki kiyongereye ku muhamagaro wawe? Byagenze gute kugira ngo joining ubundi, hanyuma n'icyo ubona cyahindutse mu mibereho yawe yo kwizera? Murakoze. Ukuntu byagenze kugira ngo nyizemo, ntekereza ni Imana nanjye nasanze nayigezemo. Rero mu cyahindutse mu bijyanye no kwizera kwanjye, ubu mbasha gukora umuhamagaro wanjye. Ni platform bamaye, nabonye nagiriyemo umugisha, mbasha gukoresha impano zanjye zigakura. Ngiye kugira ababyeyi nanone bo mu mwuka bamfasha, kandi birafasha. None waje gusanga ari iyihe? Imana yanjye iri mu bijyanye na mental health, muri counseling. So nk'ibyo bavugaga bya outreach, nanjye nazabikoramo. Mbere se wakoraga iki mu rusengero? Birakoraga iki? Nari umuririmbyi. Wajyaga muri korali tuga erekeza abandi? Yego, ariko nari ndi n'umuririmbyi. Nari ndi umuririmbyi. Worship leader? Oya, nari ndi part of the worship nyine, ntabwo nari ndi mu worship leader. Yego. Hanyuma rero ubona ntabwo ari impano yawe? Oya, nayo ni impano yanjye, ariko Imana iduha impano nyinshi, ntabwo iduha impano imwe. Yego. N'ubu ndacyari gusanga mfite izindi mpano. Ni gute waje kuvumbura nyine ko waba mu kansara? Ni ugusenga, narabisengeye, mbaza Imana ati nicyo wamamagariye, nicyo wanshiriyeho. Hanyuma na groupe ndimo bakabitubwira, bakabitwigishaho, byandi bavuga nyine byo kurera. Nanjye niho nabikuye, Imana irabimishurira. Ese niba ndababarira ko mwese muri abajene, mwavuze ku kintu cya parenting, ndibaza ninde ubu umubyeyi wundi kandi mwese mukiri abajene? Dufite abashumba b'itorero, ababyeyi bacu bamazemo igihe mu itorero. Yego, bakabafasha, baradufasha. Okay, reka tugaruke kwa Boneri. Igitekerezo cyaje gute? Bari nsubira gatoya, umutwaro wavuyeho gutekereza iki kintu? Ndaza kuza kuvuga nanjye ntagiye kure yaho twahereye. Natangiye mvuga ngo iki gitekerezo kiri mu mutima w'Imana. Ahubwo ndi kwibaza ngo twari turi hehe tutarimo dutekereza ibi bintu? Nyine mbere yo kubihishurirwa uko biri kose, twagize kuvuka muri Kristo, turererwa hirya no hino hatandukanye. Hanyuma nibaza ko bake mu bo twari kumwe nko mu myaka nk'ibiri ishize nibo twatangiye kuganira, twibaza dutari ko se generation yacu, ko twibaza ko ababyeyi bacu igihe cyabo kiri kurangira, turiteguye ko inshingano bagiye kuduha tuzazishyira mu bikorwa nk'uko bagerageje kugeza aho bagejeje uyu munsi. Aho rero niho twatangiye kwibaza se ni gute dushobora gutangira gukora akadrema, kuko iyi platform ya media n'ibindi bitandukanye bira bikorwa yavuze, mission ikomeye birimo no gukora akadrema, irerero. Turi gutekereza ngo generation zimaze gutambuka ebyiri bagerageje gukora ibyashobokaga byose, ariko noneho kimwe mu bibazo dufite bikomeye cyane ni ba papa bo mu mwuka na ba mama bo mu mwuka. Uyu munsi tubona abakobwa n'abahungu badafite ku kigero gihagije. Byanga byakunda twarasanze ko niyo timu ya bene data batandukanye mu madini n'amatora atandukanye, ni inshuti n'abavandimwe nabo tubana muri za community zitandukanye. Dusanga rero kimwe mu bintu dukeneye uyu munsi, dukeneye platform, dukeneye igicaniro, dukeneye urufatiro rw'abajene. Hamwe umujene yicaye mu rugo
yakibwira ko hari ibintu akeneye kunguka mu buryo bw'umwuka akaba azi neza ahantu ashobora kubisanga. Turabona social media ifite ubutunzi bwinshi, ariko umukoro ndatanga ku muntu uzakurikirana iki kiganiro, ese iyo wowe ufite inzara n'inyota wumva ushaka kwigishwa mu myaka yawe kuri generation yabo muri kumwe uyu munsi mungana, nta platform nyinshi zihari ziri gutekereza ku bajene, bo zirahari ziri kuvanga, ariko ni platform y'abajene gusa, nta nyigisho y'abantu bari mu rugo dufite Imana iduhaye. Icyako zizaza, ariko nonaha nayo numva byanga byakunda rero byavutse muri ubwo buryo turi mu biganiro. Kandi icyo nshimaho Imana nuko ibi bintu ndi kuvuga n'abajene badukurikiye aho bari hirya no hino hatandukanye barisanga nabo mu biganiro barimo ari byo bintu bari kuganira. Bivuze ngo Youth Time Revival bwari igitekerezo cy'Imana cyane kuruta kuvuga ni cya Bonheur, ni cya Mignoni cyangwa Olivier cyangwa Theo. Turaza kumva twese turi aho ngaho included muri iyo idea y'Imana. Nibaza ko rero abajene aho muri hirya no hino hatandukanye muze dukora ibintu Imana iduhamagariye, ibindi byo tuzagenda turushaho gusobanukirwa ubushake bw'Imana mu rugendo. Uyu munsi social media uzibona gute mu bijyanye n'imikoreshereze yazo? Ubona zivugirwaho ubutumwa bwiza? Nicyo nkubaza, ubona zihagaze gute? Ubona ziri gusenya? Ubona abantu bari kuzikoresha? Iyo tugeze hanze mu buzima busanzwe mu gihugu baravuga ziri kuremera urubyiruko akazi, ziri gufasha, ariko we in terms of gospel ubibona gute muri evangelism uyu munsi ugiye ku describing wavuga ko social media zimeze gute mu rubyiruko? Mu rubyiruko mu gisate cya gospel oya no mu buzima busanzwe urabona urubyiruko ruri kuzikoresha kugira ngo ruzibyaze umusaruro? Social media ni impano y'Imana. Hari n'ababona ariko ngo ko ari igikoresho Satani yazanye kugira ngo arangize. Bafite ukuntu babibona, ariko reka njyewe mbe direct. Social media ubundi ni impano y'Imana. Ntago Imana yaduhaye ubwenge yigeze itwereka limit y'ibyo tudagomba gukora, ahubwo yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe byinshi byagutse. Iteka ryose impano y'Imana ni nziza kuri twebwe. Iyo ije igasanga turi ahantu heza Imana idushaka, tuyikoresha neza kandi yungura ubwami bw'Imana. Iyo ije igasanga turi ahantu kure cyane y'ubusabane n'Imana, Satani ajya yikoresha kandi nawe ikungura ubwami bwe. Ikibazo dufite kinakomeye cyane uyu munsi nuko abajene bakijijwe mu madini n'amatorero atandukanye. Ese babonye uburere bwo mu mwuka bubategurira mu mpano n'imihamagaro bafite itandukanye kuba bagera ku kigero cyo ku accessing platform ya social media bayikoreshe mu nyungu z'ubwami bw'Imana? Dufite imitekerereze ntekereza ko itari hamwe, itandukanye, itwereka ko nk'uko wabivugaga social media ni mujyayo muzaba mwavangiwe, muzaba mwayobye, ariko nibaza ko hari abajene bafite impano yo kuganira bagatera igiparu kandi ahantu bari hakaba hari amahoro menshi. Aba bajene bakeneye kugira gusa akamero k'Imana muri bo, kugira cya kiganiro cy'Imana gisokane, cya kiganiro cyabo ya mpano yo kubaka ubumwe ahantu bari, isokane ubuzima n'umwuka w'Imana, isokane gutekereza kwa Kristo. Nibicara kuri social media tuzaganira twerekana ubwiza bw'Imana mu biganiro by'abajene. Hari abajene uyu munsi baba businessman bashobora kwigisha abandi ukuntu ushobora gukora business, kandi niba baremereye Kristo akabigisha ukuntu umuntu yubaka business mu bushake bw'Imana, tuzareka amateori y'isi, bazicara kuri social media bigishe bene se, bigisha abavandimwe hirya no hino bari ukuntu mu Kristo ashobora kubaka business kandi akayubaka neza. Ntago social media ari y'abanyamakuru gusa, ntago ari y'abapasteri, ntago ari y'abakinnyi b'umupira. Social media ni yanjye, ngewe ngomba kuba mfite kamera iwanjye, kuko na ahantu heza Imana yaduhaye kwerekana ubutunzi bwayo bubikiye muri twebwe. Nibaza ko rero iyi Youth Time Revival ni igisubizo cyiza kuri ibyo bibazo, kuko niho hantu mbona ko abajene dukeneye kwicara tugacagagura ibiganiro, tukajya mu mpano no mihamagaro yacu itandukanye dufite, tukerekana ukuntu dushobora kubikoresha neza kandi tugakora kuri social media. Ibiri gupfa nyine kamuhurugire. Uyu munsi abajene bari mu isi twita secular monde ni beza cyane ku kintu cya social media, ariko abajene bari mu nsengero
ntago turabona vibes zikankoresha ijambo ryiza turahuriraho ntago turabona vibes zabo ziri show kuri social media aho gusanga abakomentinga baba bavuye muri izo nsengero kuri za vibes n'ubundi zabo mu isi waruvuze kubera ko nyine badutanze gushyiraho ubutumwa bwabo kandi buratuganza turaburya nyine kuko nta kindi dufite cyo kurya ubu twagakwiye kuba turi kubona vibes za youth time revival mu kubita ibyanditswe ari abantu bamanuka bakomentinga ibintu bimeze neza icyo rero bakitegure vuba cyane kandi baze dukorane hariho ikibazo kivuga ngo bazabikurikira kuko n'abantu benshi n'abadukurikiye ni challenge ntanze bamwe usanga bafite ama accounts ariko iyo atangiye gushyira ijambo ry'Imana abantu baba baca intege babwira ibyo ntibirebwa ntibigira mwebwe mufite ikihe cyizere icyo rero uretse no mu itorero no muri business dukora mu buzima bwa buri munsi challenge ntago zibura ntekereza ko ibintu by'Imana bikeneye favor y'Imana bikeneye ubuntu bw'Imana ko bibibamo iyo wihamagaye uri supporting iyo wahamagawe favor y'Imana ikubaho byanga byakunda ubutumwa bwiza haraho ijambo ry'Imana rigera rikavuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima ijambo ry'Imana ubwaryo ritanga ubuzima umuntu uza akazima nuko ibyo afite bitaka nizeye ko abajene igihe tumaze tugaburirwa n'ababyeyi bo mu mwuka twakagombye kuba dufite ubutunzi dufite bagage ihagije yimura abantu ikabavana ahantu hamwe ikabageza ku handi cyane ko inyito yacu ni revival ni ubuzima butransforming imibereho abantu bari barimo byanga byakunda sindavuga ngiye gusa umujene wese ahantu yicaye afite inshingano uyu munsi zo kuba ari gukorera kuri icyo kigero cya revival ntago rero revival idiringa ngo bizanga bizemera ubwayikorera ahantu muri positive wigeze kuvuga kuri muri all domains uyu munsi ubona ari iki gitrendinga kigutera ubwoba mu rubyiruko ukaba ati iki kintu kirahangayitse itorero ryakwiye guhaguruka rikagikora wavuze ngo ubona amatorero urubyiruko ntibafite umwanya munini cyane ariko mwebwe noneho murawubonye uyu munsi uri imbere ya platform ufite aho uri kuvugira muri za all domains wavuze ubona ari iki gitrendinga itorero rikwiye kuba ridiringa nacyo kandi ubona abajene benshi barangariramo barakoze cyane abajene nyakunda kubabwira ngo abajene bakishishwe dufite amakosa yuko abantu bamamaza ibirwanya ubwami bw'Imana nitwe ba sponsor babo nshatse kuvuga ngo twebwe abajene bakijijwe turamutse dusubiye inyuma tukareba amakuru twakira atavuga ubwami bw'Imana amafoto y'urukozasoni turayikinga amafilime y'urukozasoni abajene barimo barangariyemo bariya abantu turamutse tubimye views zacu dukoze unfollow tugakora ishyirahamwe ry'abajene bakijijwe tugafata decision yo gukora unfollow ku mbuga nkoranyambaga zamamaza ibitari ubwami bw'Imana ndagutangariza ko ubwami bwa Satani bwahomba kuko ni twebwe turi gukora amakosa kuko nta hantu dufite duhurira nta kintu dufite cy'ubwami bw'Imana kiduhuza gituma tubona uburyo twerekana iby'Imana iri kuduhamagarira ibyo rero bituma tufite akajagari tugakurikirana ibintu byose bibonetse uko tubikurikirana ari byinshi niko bagenda batwongerera ibindi kuko turi kubaha amahirwe turi kubahesha amafaranga bari abantu tureba amafilime yabo kandi bari kutuzanira ibitwangiza mu bugingo ni twebwe baterankunga babo dufashe decision tugakoranaho abantu bose bihamya ko bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza twumvikanye ko tugiye gukora unfollow ubwami bwa Satani muri iki gihugu bwahomba bwabura amafaranga yo kongera kwa prodinga ibindi bintu bishyashya byangiza abantu mu mitekerereze ngarutse ku kibazo mbajije rero ngo ni iki giteye ubwoba hari ibintu byinshi uri kubona muri iki gihugu cyangwa no muri aka karere kacu uri kubona ko generation yacu tugiye guhangana n'ikindi kintu gishya ababyeyi bacu batahanganye nacyo umwuka w'ubutinganyi uri kutwegera umwuka w'ubutinganyi uri kutwegera strategy ya Satani yo gusobanura ibintu atangira abyoroshye yego urugero kera iyo watambukaga ugenda ukabona umwana w'umukobwa wiyambitse nabi abantu bose mu muhanda barumirwaga ariko ubu ngubu Satani yabitwaye gahoro gahoro ku buryo iyo bashiki bacu batambaye
tubona ari ibintu bisanzwe biri normal muri societe. N'umwuka w'ubutinganyi rero nawo turabona ko imbaraga zawo ziragenda zidusatira gake gake. Twiteze kubona muri aka karere kacu mu gihe kitari igihe kinini ibihugu bimwe na bimwe bitangiye kwandika amategeko atangira gufungura utuyira duto ubutinganyi. Kandi ubutinganyi ni icyaha, nta cyaha na kimwe Imana ikunda, ariko ubutinganyi ni icyaha gikomeye cyane. Rero tugiye kubona muri generation yacu, ndateguza abajene yuko umwuka wera arahari, sindi kubatera ubwoba, ariko tugiye guhangana n'izindi imbaraga z'ubutinganyi, imbaraga icyo Bibiliya ivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazaba ari ibyigenge, umwuka wo kwigenga. Uri kubona ko abajene bo mu gihe cyacu bari kuba extra independent, ntabwo dufite umutima wo kwemera. Kimwe mu bintu bijya nabonye ariko ngo nta nubwo mwumva ngo inama z'abakuru murababwira ntimwebwe ntimuzi.com nta kintu muzi cya social media, bari abantu bakuru bafite agahinda ngo ntimubatega amatwi. No kuvuga ngo agahinda bafite natwe turagafite. Hacitsemo ikiraro, ikintu nakwita cy'icyuho, hameze nk'ari ibyo babyita conflit de generation. Dufite conflit de generation. Ababyeyi bacu yo muganiriye bakubwira ko abantu bo mu gihe cyacu batabumva, natwe yo wegereye abajene bakubwira ko ababyeyi bacu batatwumva, ntago batwumva, ntibadufitiye umwanya. Most of them na abajaji aho kuba aba advisor bacu, ahubwo ni abacamanza. Ni abacamanza, barakurebana umwuka wo kugucira urubanza. Ubu ngubu mu matorero no mu madini turabura abashumba bafite umutima munini ushobora gukwirwamo abajene uko baje uwo mutima wa Yesu. Umutima wa Yesu wicara mu rusengero mu gitondo muri burakeye bamuzaniye umugore basambanye, akavuga ati igendere ntuzongere gukora icyaha. Uwo mutima w'ubujyanama utarimo ikibando, utarimo judgment. Yego, ba papa na ba mama birashoboka ko bamwe muri bo bageze ababyeyi b'abanyamahane, barabubatse muri character, bazira ku gihe, bazi ko organizing ibijyanye na finance, ariko amarangamutima ntabwo ari isomo begeze bahabwa. Uwo mutima rero niwo dukeneye kugira ngo tuwuhurireho. Umutima leta y'u Rwanda yagize, umutima hano muri rufite revival tuwita umutima wa Yosefu. Uyu mutima leta y'u Rwanda yagize ukavuga ngo abantu biciye abandi muri genocide yakorewe Abatutsi turabababariye, ni mutahe mwongere mujye kubana muri societe. Uwo mutima wa Yosefu hano muri rufite revival niko tuwita w'imbabazi. Yego. Minyoni, icyo nashaka kumubaza uyu munsi buriya Imana ishimwe ko turi kuganira n'umukobwa wizera umwami Yesu Kristo, ariko na social media yabasha kuklika. Ufite page ya account ya Instagram? Hoya nayo mfite. Ibaze kandi none za challenginga gute? Ni cya kibazo kandi. Okay, nacyo icyo nashaka kukubaza, ariko ujye uyikoresha se? Hoya sinyikoresha cyane kwa mbona nta kiri kumwe. Ukoresha iyihe? Baresha WhatsApp. Olivier microphone amfashe ubugasubiza bamere mumpereza Olivier mpera mbone na. Ngenda shimira Minyoni cyane mbikuye ku mutima. Batayigira se? Oya. Urumva akubwije ukuri. Yari gutwika ariko arawe ati oya nayo ngira. Okay. Nanjye ngize amatsiko kuri Minyoni kubera icyo atayifite. Nicyo nabanza gusubiza. Kuki udakoresha izo social media? Ukoresha izihe social media by the way? Njye nkoresha WhatsApp gusa. Ntabwo mfite Instagram kubera cyane nabonaga njye nta kimariye. Cya kabiri numvaga nyine umwuka wera ntabwo wigeze ambwira ati ukoresha, ntabwo wigeze anyemerera kuyikoresha. Ariko wenda ubwo ngiye hari byinshi twahurirayo, hari ibishuko byinshi, kandi iyo udafite imbaraga mu buryo bw'umwuka bishobora kugutsinda. Reka mfite inkuru mbi rero. None bana abantu bahagaze baraje bace kuri Olivier, bace kuri Bone bati duhuje n'uriya mukobwa mwari kumwe, nanjye bazanyuraho. Ati hari ikintu gikomeye Minyoni avuze, ngo niyewe kantu ko kumvira umwuka wera. Turaje tukagera. Uyu munsi nicyo twarimo tugira ngo turebe. Uyu munsi ubwo ndagiye ku kibazo cyanjye nicyo kumvira umwuka turaje tukivuga, ariko ikibazo nari mfite uyu munsi uba expose, abantu bari kukubona, nabonye ushize Bonera abwiriza uri gusemura, ubwo abantu bamaze kujya bakumenya. By the way,
hari abantu benshi nyine ugiye gufesinga abantu benshi bamwe hanze aha social media zibabera imitego nk'uko wari ubivuze kandi koko ibyo uvuze ni ukuri ibyo uvuze ni ukuri niho bigira style z'imyambaro batari bazi niho bigira uko bavuga niho bigira bya bindi Olivier arimo avuga uyu munsi n'abajyaga bakora ya myuga mibi yo gukora ibyaha by'ubusambanyi no kwicuruza ntibikiri ngombwa ko bajya ku muhanda hamwe twabacagaho bicwa n'imbeho uyu munsi bafite imbuga bakoreraho kandi bikarangira ngo so uyu munsi nawe ugiye guhura n'isi imeze nk'iyo ngiyo uyu munsi uhuye na bene abo ngabo bafite amasomo bashaka kugwa ariko atajyanye n'ubwami bw'Imana wabaye ikihe gisubizo? hanjye nabaha amasomo ajyanye n'ubwami bw'Imana ne ubu nekiza ko maze kugera kuri level aho ubusabane mfitanye n'Imana bunyemerera gufesinga ayo challenges kandi nkayatsinda. Yego. Are you ready? I'm very ready. Niyo mpamvu nicaye hano nanjye. Uriteguye kugira ngo wamamaze icyo Kristo yashyize muri wowe. Umwuka w'Imana ari kukubwira iki kugira ngo uyu munsi ushobora guhura na babandi bambara ya myenda yararimo avuga uriya ese ujye ubabona cyane jye ubona abakobwa bambaye ese nk'iyo ubonye umukobwa wambaye ari mu muhanda wenda yambaye umwenda uteye isoni mariko ubifata ute wowe uhita utekereza mbona ko dufite akazi kenshi mbona ko dufite akazi kenshi waguza nawe se ngo muganire nta muganiriza nyine twaganira ku bijyanye n'ubwami bw'Imana nkamubwira impamvu I guess akenshi igihari nuko Satani yaje akachanginga ibintu akabya exchanging biba akabigira ibyiza akabigira ibibi rero umukobwa yambaye akantu kagufi abona ari biri cool sinzi mba ko mumva icyo bivuze abona ari byo bigezweho so nanjye rero unzana impamvu nkamwereka ukuntu atari byo bigezweho nkamwereka impamvu agomba kwiza so by the way hariho nabaza mu nsengero ariko bimereye kabati agakiza kari mu mutima ntabwo kagaragarira inyuma oya agakiza kagaragara n'inyuma kagaragara inyuma ntabwo wazuka wambaye ubusa ukambwira ngo ufite agakiza kugaragara inyuma kugaragara n'imbere nyine shaririye menya oya ni kumenya mugiye kubakumira hakiri kare Olivier ashaka kuzuza yavuze ku kintu cyo kumvira umwuka wera uyu munsi generation iri kumvira gute umwuka wera muri ubona bari kumvira gute umwuka wera mu bijyanye no gukora choices hari ibyo by'imyambarire hari ibyo bakora ubona bimeze bihagaze gute ahubwo se umwuka wera twaramwigishijwe kuko wumvira umuntu musanzwe mu connecta ariko minyo narabizi ugabizi tuvuze generation muri rusange kuko ibibazo minyoni yavugaga byinshi nawe bamubajije abantu bambaye ubusa bari mu rusengero kandi urababona nawe yego kandi already minyoni avuze ko yabujijwe ku accessinga ziriya page kubera umwuka wera ataramwemerera kuba yazikoresha ariko uyu munsi ubwo yicaye hano ari ready kuba yazikoresha bivuze ngo umwuka wera warumbajije gute abantu generation yacu turi kumwumvira nanjye ikintu misengiraho ikibazo gikomeye ntago ntekereza ko twigishijwe umwuka wera kugera ku kigero tumumenya twange kumwumvira tumuzi yego nimba ubibona neza iyo uvuze ijambo umwuka wera abantu benshi bahita bumva ibintu by'ibaraga bitigisa abantu twumva impano sa ahubwo gusa buriya ni imwe tumwumvamo kuko afite nyinshi ariko ikintu twize gikomeye cyane iyo uvuze umwuka wera ubwo umuntu ahita yumva ko kugira umwuka wera ze nuko atitira nuko avuga indimi zitamenyekana bigarukira aho ngaho ariko umwuka wera ni umuyobozi hari ahantu bibiri bivuga ngo azabayobora umwuka wera ni teacher hari ahantu bibiri bivuga ngo azabigisha umwuka wera ni avoka wacu azatuburanira umwuka wera nabo bivuga ngo azabibutse ni reminder ibyo bice utazi kubyumvamo umwuka wera ntago yakubwiye wambaye nabi ntago umenya ko ari we muri kuvugana byanga byakunda rero nakomeje ko insist ijambo rivuga ngo youth time revival ni platform ije gutegurira kurera ndetse no gutanga inyigisho zihagije kuri generation y'abakiri batoya byanga byakunda impamvu mva turi kuzenguruka aho ngaho tudashaka no kuba direct ibi nibyo byinshi dufite twifuza kuganira nka generation yacu izo nyigisho ubwo busabane n'Imana uko kuyoborwa n'umwuka wera nibyo bintu mbona dukennye kandi dukeneye kugira ngo tugere ku kigero cyiza cyo kugira muri ya vision yo kugira imitima irimo amategeko y'Imana niko nabivuga kugira ngo kugaruka ko Olivier turimo tunasoza reka mbaze
akandi kabazo minyoni uyu munsi urebye abakobwa n'abadamu bafite imbogamizi nyinshi, hariho ibibazo by'inda zitateguwe, hariho ibibazo byinshi cyane cyane byibasira abakobwa, ariko kandi nanone hakabaho nuko isi irimo ibaha umwanya binyuze mu mategeko, baringanire n'abagabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo by'uburenganzira bwa muntu. Icyo nashaka kukubaza uyu munsi iyo urebye itoro rya kera wabonaga risa naho abadamu n'abakobwa baza nyuma kubera ko bavuga ngo babe benshi ariko ijambo ribe rike ryabo bitewe n'uko imyemerere yabaga imeze. Ariko uyu munsi isi irimo iravuga ngo bahabwa umwanya kandi ni na byiza. Turabona abapasiteri b'abadamu, turabona abavugabutumwa b'abadamu kandi ni byiza cyane. So, uyu munsi nkawe minyoni w'umukobwa ubona Imana iguhaye amahirwe yo guhagarara mu bakobwa benshi, ikabura baganiriza mu byo naguhaye, wababwira kwitondera iki ubona kurikije ibishuko bihari n'ibibazo bafite biri imbere yabo? nababwira kwitondera byinshi, ariko wenda icya mbere icyo mbona gikomeye ni ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga satani ari kwikoresha cyane muri ino minsi, ari kugishyiramo imbaraga nyinshi. Rero nababwira kuyitondera. Kandi utajya urikoresha we ntabyo uramenya, ntabwo rikoresha. Ntabwo njya ngikoresha, ariko mbona effects zayo ku bantu. Ntabwo ni ngombwa ngo ngikoreshe kugira ngo mbone icyo iri gukora. Effect, for example, effects za Instagram, za social media. Za social media. Kuri byinshi ni ibishuko. Biri gushishikariza abantu kujya kunywa, ikababwira ibyiza by'urumogi, ikababwira ibyiza byo kwambara ubusa nk'uko twabivugaga. Ni ibintu byinshi. Ujya ugira ubwoba iyo urebye ibiriho? Ngirira ubwoba, njyewe nta bwoba ngira, ariko ngirira ubwoba abandi. Ugirira ubwoba abandi? Ngirira ubwoba abandi batari bamenya Kristo nyine. Okay. Hariho akantu mutavuzeho, mutegura muta abantu nawe washatse uvuye uba muri youth time revival. Yego. Hari uruhare bagize mu kugutegura cyane. Ari mugenzi wacu umwe hano muri youth time revival, nubwo twicaye hano turi batatu ariko turi itsinda rinini. Ari mugenzi umwe wacu wigishije inyigisho yitwa ko umwuka wera aba muri detaye. Nkuko Boneri yabivugaga, hari igihe abantu batekereza umwuka wera bakamufata mu buryo bw'imbaraga, mu buryo bw'ibintu bigaragarira inyuma y'abantu, ariko umwuka wera burya aba muri detaye, aba mu bintu bitoya. Umwuka wera hari ibintu bisa nk'aho atari ibinyamwuka, ahubwo ari byo mwuka. Umwuka wera yakubwira ngo jya ukora siporo ugira umubiri muzima, witeka umuceri none teka igitoki, wikambara ipantaro itukura ambara iy'umukara. Izo detaye ntoya nizo umwuka wera bamo. Mu bijyanye no gutegura abajene bagenzi bacu bitegura kubaka ingo, nacyo nimwe muri mission dufite. Nakubwiye ko turi kumwe, dufite itsinda ry'ababyeyi, abagabo, abapapa n'abamama bakuru mu myaka. Tuzafatikanya uwo murimo vuba aha ngaha, baratangira kubona n'ibiganiro bivuga kuri iyo topic. Ariko mu by'ukuri umwuka wera ni umufasha, yiteguye kutubwira buri detaye yose. Hari abantu bajya bavuga ngo umwuka wera ngo ntago ari radio, ngo ntago avuga buri bintu byose. Umwuka wera rusha radio kuvuga. Nta kintu na kimwe cyo mu buzima bwanjye, nta kintu na kimwe cyo mu buzima bwanjye atiteguye kumbwira. Yiteguye kumbwira ngo winyura mu muhanda wo haruguru unyura mu hepfo, witegure uriya motari wambaye ipantaro y'umuhondo, tegure wambaye ishati y'ubururu. Utuntu twose dutoya dushoboka. Ikintu gihari ni kimwe ku bya mariage no kubindi, nuko tugiye gufatanya nabo babyeyi, tubwira abajene bagenzi bacu ngo Imana yiteguye kuduha ingo nziza. Ntimugire ubwoba, ntimuhahamurwe n'ibyo muri kumva batandukanye, barwanye, yego birahari, ariko muri generation yacu Imana, Bibiliya iravuga ngo ibintu Imana yibwira kuri twe, ibintu Imana yibwira kutugirira ni ibyiza si bibi. No muri mariage rero nuko ibintu Imana yibwira kutugirira ni ibyiza si bibi. Kimwe mu bintu nigiyemo hano injya gukora mariage nuko
iyo umuntu agiye gukora mariage abajene benshi n'ubu ngubu barahari n'abadukurikirana hano kuri kamera bavuga ngo njye nakunze Manuel ariko nagiye mu cyumba cy'amasengesho bampanurira Alexandre none nabigenza ute Manuel uri mu mutima wanjye kandi Alexandre niwe bampanuriye. Ibyo bintu byose tugiye kwicazwa no kwegera ababyeyi tubabaze ngo ndumvira nde, ndumvira umutima wanjye, ndumvira umuhanuzi, ndumvira inzozi. Ibyo bintu byose tugiye kubyinjiramo. Niyo mpamvu nshishikariza abajene kutujoyininga. Turaza no kubivuga, tugira conference rimwe mu kwezi. Buri kwezi dukora conference, tugahurira ahantu hamwe, nabyo turaza kubivuga. Ariko tugiye kwinjira muri zo detaye. Inshuro nyinshi mu rusengero iyo twigishwa tumeze nk'abihuta. Hano muri Youth Time Revival kuri izi kamera turiho za Gap TV ntabwo tugiye kwihuta. Tugiye gucagagura ubuzima bw'umuntu, dufata akantu kamwe tukaveho yego umwuka wera aduhaye kukumva, tubikore nk'abantu bafite igihe. Mariage rero nayo nabahumuriza nuko ni imwe muri topic tuzavuga, hari n'ahandi babivuga, ariko umwuka wera azadushoboza kubivugaho icyo Imana izadushoboza. Reka Bonera duhe icyo navuga nka turimo dusoza, atubwire iyo conference uko bizaba bimeze, uko ese iyo mwakoze mukora gute, izo detaye mukorera he? Dufite programme kugeza uyu munsi izakomeza gukura, ariko ihereye ahangaha nuko buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi ariko wa gatanu tugira ihuriro ry'abajene, nibyo twakwita conference. So duhurira Kacyiru aho bita kuri Solace, hanyuma saa 11 abari saa 11 nyuma y'akazi. So nta kindi kibaho, haba hari ibikorwa n'ubundi byateganyijwe bitewe na programme iriho igezweho, topic runaka, tukicarana n'ababyeyi tukagira umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana no gusenga. Hanyuma izindi programme nyinshi uyu munsi ziri gukorerwa kuri social media. Dufite platform kuri YouTube yitwa Youth Time Revival. Nekereza ko umujene wese afite inshingano zo kujoininga iyo platform. Biremewe se kuri buri wese kuza muri mwebwe cyangwa bisaba? Hanyuma ikibazo cyiza cyane, iyi ni platform y'abajene, kandi nakubwiye ko igitekerezo nuko Imana iri gutegura generation rero nta muntu waremwe mu bushake butari ubw'Imana w'umujene. Wowe wahuri uriwe wamenye Yesu utaramenye Yesu, iki ni igihe cyawe Imana igutekerejeho kugira ngo uze ubashe guhabwa ubutunzi bw'Imana Imana ishyize muri generation. So byanga byakunda rero ntawuhejwe, ntago ari iby'idini runaka, ni ibyacu abana b'Abanyarwanda, Rwanda rw'ejo, ariko already no Rwanda rw'uyu munsi, kuko turabona igihugu cyacu kibutse kuduha ministeri. Buriya n'ubuhanuzi bukomeye cyane bwasohoye. Igihugu cyatugiriye icyizere kugira kibona ko dukeneye kugira ahantu dushobora kuza gutekerereza ibintu byacu. Ibi rero ni udushami tuvutse nyuma ya ministeri y'urubyiruko yahawe umuvandimwe hariya minister wacu. Turimo dusoza, Minyoni yavuze ko impano yisangamo yaje kuvumbura ko afite ari counseling. Uyu munsi ari ikibazo cya depression kandi yibasiye urubyiruko. Ubona biterwa n'iki? Ni warigeze ukora research cyangwa se warigeze kurikirana ukamenya causes? I think main one cya kibazo cyo kurira. Ntabwo nyine bafite uburere bwigiye hejuru, nimba ariko nabivuga mu buryo bw'umwuka. Urumva nk'uyu iyo ugize ikibazo, umuntu ari we wese ugize ikibazo ariko namenye uburyo akimanaginga kimurusha imbaraga, especially mu rubyiruko kuko bafite pressure nyinshi, hari peer pressure nyinshi iri guturuka mu bantu bagenzi babo na pressure zitandukanye zindi. Rero iyo batamenya ukuntu babimanaginga birabagora, cyangwa bitewe n'ubuzima wakuriyemo cyangwa n'uburyo ubayeho, nanone iyo utazi uburyo ubamo cyangwa ukabimanaginga nabyo bikurusha imbaraga. Wigeze dealinga n'umuntu ufite depression? Yego, dealinze nawe. How was she or he? Yarameze nabi, afite depression nyine, aba yihebye, aba nabyiringira bafite.
no kumva umuntu w'umujene ngo afite ngo arihebye ngo nta byiringiro afite. Depression rero ni uguta ibyiringiro by'ejo hazaza. Wumva nyine wihebye muri wowe, wumva nta buzima uba ugifite muri wowe. Ubugabura ukabona se iyo uganira nawe ubona afite ako gahinda cyangwa n'ibyo bibazo bituma umuntu mutoya ukiri young imyaka 10 n'ingahe 20 n'ingahe 30 atekereza kumva igisubizo ngo no gupfa. Okay, njyewe naganiriye nabo nuko abantu bafite cases zitandukanye, ariko njyewe babaga bafite cases za abuse. So abuse ituruka ku babyeyi, physical abuse, sexual abuse, emotional abuse. Umva nk'umwana wakuze iwabo bamutuka bamutoteza, biragoye ko abona ibyiringiro by'ejo hazaza. Ahita yumva muri we yaranzwe, akumva nta buzima, akumva ntabwo akwiriye kubaho. Okay, ngira ngo ubwo uzakomeza ku developing dukeneye abo bantu nyine, kandi mwitoro nta nubwo ari benshi by the way. Ntabwo ari benshi. Uyu munsi abantu bose baravugira ngo muzaze tubasengere tubirukanaho imikoshe, ariko hari n'ibidakeneye kwirukanwaho karande bamugana. Nyuma yo gusenga hari igikorwa gikomeza cya healing, ari nacyo nyine nekereza ko turimo dusengera kugira ngo Imana iduhereze ubushobozi bwo kugikora. Kandi harimo n'abandi batari minyoni badukurikiye bazaza Imana iri gutegura kugira ngo baze bubaka icyo kintu kinini cyane. Ahubwo rero nizeye ko ni byinshi. Ahubwo se ikibazo cy'amatsiko nsoreje, abantu bakugira icyizere ko bakwiyumvamo bakakuganiza kandi nawe ukiri young, ukiri mutoya. Ntago rega minyoni ari gupresent ibintu bya Youth Time Revival. Ntutekereze ko minyoni ari umwe gusa, afite itsinda ry'abamama, ry'abapapa, ry'abajene. Ariko nawe niwe wari kwiga kandi aranatangira gukora. Ahubwo wene data we mukobwa muhungu uzujye mu bitugu bya minyoni wumva ufite umuhamagaro. Azamushyigikira. Urakoze cyane, turabashimiye. Hari nimero watanga abantu bashobora kwifuza kuvugisha birenzeho cyangwa kubavugisha? Yego, twazitanga ni 078 60 16 43. 078 60 16 43. Social media se mubonekaho? Social media twavuze ko uragenda kuri YouTube channel wandikeho Youth Time Revival, ujye kuri Instagram wandikeho Youth Time Revival, ujye kuri Facebook wandikeho Youth Time Revival, uraza gusangaho platforms zacu zitandukanye. Wow. Imana ibaho umugisha kandi bakoreshe muri iki gihe. Imana ibaho umugisha namwe cyane. Mukore kabisa. Yego, Imana ibahe uburyo bwose mukore. Yego. Muriteguye kugenda? Twaratangiye kugenda. Mwabasha kugera no muri bino bihugu bya ruguru ahangaha? Dufite ikintu nubwo nasoje ikiganiro, ariko ikintu cya missiology na discipleship mu gitegura. Hari ikintu tutavuzeho, Imana ishimwe ko umwuka wera kwibukije. Youth Time Revival nuko nangire uwo mutwaro. Youth Time Revival turatekereza ko ni platform ihereye mu Rwanda, ariko nkuko twumva igitekerezo cy'Imana muri twebwe ni platform turakomezanya muri Afrika yose. Ntago ari ibintu bigiye kugarukira hano mu Rwanda mu bajene b'Abanyarwanda. Nanabonereho kubwira bene data, uyu munsi turi gukoresha ikinyarwanda gusa, ariko gahunda nyinshi za Youth Time Revival zizagaruka no mu rurimi rw'icyongereza. So byanga byakunda rero ni platform igiye kugenda muri Afrika, ntago ari Burayi. Kwibwe Youth Time Revival ni uruganda rw'abajene bo muri Afrika. Ubyutse Imana iri kuvugana na Afrika. Youth Time Revival ihindutse imbarutso ndetse uruganda rugiye gucura intwaro z'umwuka mu bajene zigiye kugenda zikongera gusubiza ubutumwa i Burayi. Bivuge neza mwaba muje muri igisubizo cyiyerekwa Apotre Gitwaza yagize cya Afrika haguruka. Kuko yaravuze ngo umunsi umwe Afrika izajya kubwiriza i Burayi. Apotre Gitwaza n'abandi batandukanye bararifite, ntago ari irye. Byanga byakunda nuko iri Afrika haguruka turanamushimira cyane, Imana nk'umugisha. Ni kimwe mu bintu nyine nkatwe batoya twitegereje kandi tubona ko cyabyaye imbarutsi ikomeye cyane mu gukomeza igitekerezo cyacu. Ariko iyo turi kuganira nabo generation yabo, ubona ko amaso yabo, ibitekerezo byabo biri muri Afrika na politike y'igihugu cyacu. Uyu munsi iyo turebye umuyobozi wacu ari kudutegura nk'abantu
Biteguye gusavinga ko Afrika. twese tuzibyigira muri iki gihugu cyacu gitoya ari kudutegura nk'imbarutso zigiye kugenda zigasohoka muri iki gihugu Yeah. tukajya gutanga imbaraga hirya no hino hatandukanye so byanga byakunda rero Youth Time Revival ntabwo ari mu Rwanda gusa nubona turi gukoresha icyongereza n'ikinyarwanda ni ururimi rwacu ruraduhuza ikinyarwanda ariko icyongereza ni ururimi rugiye kuduhuza n'abajene bari muri Afurika batandukanye. Sure. Yeah. Murakoze cyane, reka dusoze rero tubashimira. Mignone, wakoze. akoze namwe Bimeze neza. bimeze neza cyane Wumvise ari sawa. ni sawa. Okay. Akoze cyane Bonheur. Murakoze cyane. Reka dusoze n'undi wongera gusenga ko twatangise. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye turaguhimbaje ko dukunda kandi utwemereye kuvugana nawe muri iki kiganiro, hanyuma Umwuka Wera akaba yiteguye gufata ubu butumwa akabukoresha icyo Imana ibuzaniye gukora muri twebwe. Ukomeze guha umugisha Agape TV n'ibikorwa byabo, ukomeze guha umugisha abajene bari hirya no hino hatandukanye bakurikiye iki kiganiro, kandi Umwuka Wera ubashe gusobanura umugambi w'Imana kuruta uko twebwe twicaye tukavuga hagace gatoya. Turagushimiye ku bwa byinshi bitandukanye biri imbere kandi tuzabona bikozwe n'ukuboko kwawe gukomeye Kristo Yesu. Cyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose. Amen.